Abakurikiye iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Ndabashimiye rero abakurikiye iki kiganiro. Uyu munsi dufite umutumirwa musanzwe mwaramubonye muri iki kiganiro, yitwa Mukunzi Rubensi, Mr Bean, bombori, abantu benshi bazi nk'umunyamakuru mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kandi utanga ibiganiro uretse no kuba gusa harimo inyigisho nyinshi, ariko atanga ibiganiro bishimishije, bisekeje, ariko bifite inyigisho nyinshi cyane. Karibu rero Rubensi, Mr Bean, bombori, karibu muri iki kiganiro. Ko mfite amazina menshi uzajya unyitirihera. Turayanganya nanjye ndayafite. Urakoze cyane, ngira ngo wa mugani bitewe n'ibiganiro bitandukanye nagiye nkora, usanga buri gihe hari ikiganiro kigezweho abantu banyitira icyo kiganiro, ugasanga izina ribaye nk'irimfata. Ariko nibyo, urakoze cyane Gatebuke, reka nshimire kuba ntanumiye muri iki kiganiro cyanyu. Nanone nshimire kandi n'abazagikurikirana. Ngira ngo wenda wa mugani si n'umwanya wenda kwivuga cyane, abenshi bakunda gukurikirana ibiganiro byawe cyangwa se bakanankurikirana ku mbuga nkoranyambaga, muri bombori, Ibaruwa Riraye n'ibindi bikorwa bigaruka ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bureba abanyarwanda, baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Abadasanzwe bazi ibiganiro byawe, nagira ngo nyine bashakishe ibyo biganiro bya bombori, Ibaruwa Riraye. Ubundi rero duhita tujya mu kiganiro. Ngo ntangire ngushimira cyane byimazeyo ikiganiro maze iminsi ucishaho, numvise cyubaka nubwo bwose gihahamura abantu. Warahahamutse? Nyumva cyarampahamuye, ariko ni ibintu n'ubundi ngewe nsanzwe nzi, nabonye bimwe na bimwe, ariko wenda hari abantu benshi batabizi cyangwa se babyirengagiza kubera ko itangazamakuru ritagiye ribishyira ahagaragara. Ibyo rero ni ibintu ngushimira cyane. Ikiganiro cy'ubuhamya bwa Mukotanyi, ubuhamya bwa Mukotanyi, nawe kandi ndamushimira uri gutanga ubuhamya n'abandi bari gutanga ubuhamya. Nagira ngo utangire utubwira abantu batinya kuvuga cyangwa se babwumva bakabuhakana, ubundi n'ababibayemo bakaba batinya kwigaragaza. Mukotanyi mwahuye gute? Yakugejejeho kiriya kiganiro gute buriya buhamya? Urakoze cyane. Ni ikibazo abantu benshi bibaza, ndetse nk'uko wari unabivuze, iki kiganiro cyavugishije abantu benshi muri ino minsi. Nkaba ntekereza ko kuri jyewe nk'umuntu wemeye production ya kiriya kiganiro, ntekereza ko cyageze ku ntego, kubera ko intego yari ukugira ngo abantu bumve ubuhamya bw'ibyabaye. Reka yenda mbere yo kwinjira mu kiganiro Gatebuke mubwire ko abantu bashaka kwibaza ko ubuhamya bwa Mukotanyi biriya avuga ari ibintu bishyashya. Biriya bintu Mukotanyi avuga mu kiganiro mumaze iminsi mukurikirana, ubu ngubu bigeze ku gice cya 4, hari n'ibindi bice bizakurikira. Ntabwo ari bishyashya muri community y'Abanyarwanda, ahubwo ni bya bindi abantu birirwa bavuga mu matamatama mu masaro yabo. Ugasanga abantu bo mu bwoko n'ubu baricaye baravuze batari ko habaye ubwicanyi, abandi habaye ubwicanyi, ariko ntibabashe kubishyira ahagaragara. Bya bindi nyine ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Bamwe noneho bakabihisha kubera ko ari abahezanguni. Bavuga ko abahutu bishe, abahutu b'abahezanguni bakabihishahisha bakanga kubishyira ahagaragara. Wavuga ko abatutsi bishe, abatutsi b'abahezanguni nabo bagashaka kubihishahisha, bakanga ko bijya ahagaragara, ugasanga bari kubivuga mu ibanga. Mbese ugasanga buri muntu arimo gushaka noneho no kuvuga kujustifia ubwo bwicanyi bwabaye. Aho ngaho rero nyine nta gishyashya kirimo, nanjye ndabyemera. Igishyashya kirimo ni uko biri kuvugirwa ahagaragara, kandi ni ikintu cyangombwa cyane, ni ikintu gikomeye, kuko abanyarwanda bagomba kurekura bagafunguka, ubuhamya bwabo bukajya ahagaragara, ipfunwe rikavaho mu bagiriwe nabi rikajya kubicanya. Aho ngaho rero nyine komeza. Nibyo urabona, yenda mu gusubiza ikibazo cyawe, community nyarwanda yagize ikintu cy'urwango
ndetse habaho urwikekwe rushingiye ko ugize amahirwe y'uko agiye ku butegetsi akajya hejuru buri gihe agomba gutsikamira abandi akabacecekesha ku buryo batazigera bavuga. Noneho n'ibyabaye nka gutyo wari ubivuze bakagerageza kubisibanganya. Ibi bintu byaranze kominote nyarwanda ku buryo ntekereza ko turi mu gihe cyiza cyo kugira ngo uko kuri kwaje gupfukiranwa haba ku bwicanyi bwibasiye abatutsi, nubwo akenshi yo tuvuze ubwicanyi bwakorewe abahutu abantu batwibasira akavuga ko dufite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo bintu umuntu uzajya hari akanshinja ko mfite ingengabitekerezo ya jenoside azajye mu rubanza nzahangana nawe. Nanjye kabisa nemera ko habaho jenoside yakorewe abatutsi, nubwo hatari ihemezwa ko habaho jenoside yakorewe abahutu, ariko abahutu barishwe kandi utabyemera nawe ntabwo wenda ari urwego rwo kuza guhangana hano muri ibi biganiro, ariko nzajya mvuga ibyo nzi kandi nabo. Okay, noneho rero reka dukora amateka. Ubwo we wumva ko bitari byemezwa, reka mbikwemereze ahangaha. Abahutu bakorewe jenoside, abatutsi bakorewe jenoside n'abahutu bakorewe jenoside. Ndagira ngo nkubwire ko niba wari uzi ko bitemejwe, reka mbyemeze noneho aka kanya tunasobanure jenoside icyo ari cyo. Jenoside ni kujya kwica abantu ubasize ubwo muri ka y'u Rwanda no kwaziza ubwoko, hari n'izindi kategori. Ubasize ubwoko bwabo ushaka gutsemba bose cyangwa se igice cy'ubwo bwoko ubaziza ubwoko bwabo ariko ushaka gutsemba. Ibyo byarabaye ku batutsi, byarabaye no ku bahutu. Iyo jenoside rero y'abahutu yemejwe n'abayikoze, abagiye kwica abo bahutu nibo bemeje ko iyo jenoside yabaye. Aho ngaho rero nagira ngo wenda n'undi muntu wumva ko iyo jenoside itaremezwa, iyo jenoside yemejwe igihe yakorwaga. Nibyo ngira ngo ubundi iyo mutongereza hari ijambo bakoresha digging cyangwa se gucukumburuka ukajya mu nkomoko muzi y'ibyabaye mu Rwanda. Ubundi sinzi niba wahita unanabibonera imvugo ikwiye, kuko urabizi neza ko nyuma ya 1994 bakoreshaga itsembabwoko n'itsembatsemba, ukabona byibuze abantu barabyumva bakavuga bati kuko habayeho gutsembatsemba abatutsi, habaho no gutsembatsemba abahutu, batumvaga ibitekerezo kimwe n'abari bari ku butegetsi, ukabona abantu barabyumva. Ariko uko leta y'u Rwanda yagiye ifata umurongo ikagaragaza ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi, yagiye bifata indi ntera ku buryo ibi ngibi bituma abahutu biciwe nabo bazamura urwango, nubwo byagiye bigaragara ko kubera ko imbaraga nyinshi z'abari ku butegetsi biganjemo abatutsi bibatera ipfunwe bigatuma badashobora kuba bazamura ijwi ngo babe bavuga. Ibi ngibi biragaragara, ariko ntibivuga ko batakorewe ubu bwicanyi. Ari nayo mpamvu abantu iyo bazamuye ijwi ukavuga uti nyamara hari ubwicanyi bwakorewe abahutu, barakubwira bati uzanye double jenoside. Ntabwo ari cyo bivuga, ntabwo ari cyo bivuga rwose. Niba yaranabaye rega igomba kuvugwa, double jenoside yarabaye. So ukuri ni ukuri, jenoside y'abahutu yarabaye, jenoside y'abatutsi yarabaye. Ntabwo nshaka gutinda cyane ku nyito kubera byajya mu rwego rw'ijudike cyangwa se rw'amategeko, ariko jewe nk'umunyamakuru nzi neza ko ngerageza gukora kinyamwuga kugira ngo ntangaze amakuru y'ibyo nzi yewe nabonye, cyangwa se havugana n'abo nzi neza ko ari abahamya b'ibyo babonye. Mu gusubiza ikibazo cyawe, utese ubuhamya bwa Mukotanyi muri no minsi tubaze iminsi tubona bimeze gute, byagenze bite, Mukotanyi mwahuriye? Ndagira ngo nongere ngire abantu ko ibiganiro 4 bimaze gutambuka mu gihe cy'ukwezi kandi haracyaza n'ibindi. Ntabwo Mukotanyi nubwo izina ryahinduwe, ntabwo ari ubuhamya bufifitse, ntabwo ibyo abantu bavuga ngo ntabwo yabaye umusirikare, yabaye umusirikare. Jewe ndabizi, ntabwo nshaka kuza gutanga detail muri iki kiganiro kuko umaze kubona menace nyinshi na intimidation nyinshi cyane. Jewe ubundi njya gutangira iki kiganiro wenda reka bari hona nabihera, ndagira ngo umenyeshe ko byantwaye amezi arenga 6 kugira ngo nemere ko nshobora kuzabona buriya buhamya, nkemera kuwushyira ahagaragara. Conscience yanjye ya mbere byari ukwibaza ngo ibi bintu by'umuntu ushobora kuvuga ko yihisha abantu akabivuga atanyuze ku ruhande, kuko abenshi usanga iyo batanze ubuhamya baravuga ngo hari abahutu ngo bishwe ngo banaga mu byo, ariko ntibabivuga uko biri. Njyewe nakunda ko ku buhamya bwa Mukotanyi navuga ati jewe mvuga ibyo nakoze
n'ibyo nabonye abandi nabo bazivugira ibyabo. Rero uwumva hakanya Mukotanyi ibyo yakoze akanahakana ko atabaye mu gisirikare cya FPR Inkotanyi, nawe azaza bitubwira tubwire ibyo yabonye. hari umukotanyi twicaranye ndakeka ari no mu bari kuguha izo za intimidation na za menace, aravuga ngo twarabishe ariko ngo ntabwo nshobora gutanga amadetaye. Twari twicaye turi batatu, yari njyewe nawe n'undi munyamahanga, nuko ariko nyine ntiyabivuga. Benshi rero nuko nguko bashaka kubigira ibintu bya mystery. Twebwe njyewe icyo ngushimira cyane na Mukotanyi, icyo mbashimira nuko murimo gutanga ibintu byabaye uko byakozwe n'ukuntu mbese byagenze. Ahubwo ikindi kintu nanagushimira, hari abantu bagiye bampa feedback kwa kundi umuntu akubwira ati numvise kino kiganiro kimeze gutya, akavuga ati njyewe ntago narinze ukuntu umubyeyi wanjye yishwe. Barahari. Ntago narinze uko byarangiye ku mubyeyi wanjye, ariko numvise kiriya kiganiro noneho nasobanukiwe nkurikije uburyo papa bamutwaye cyangwa mama bamutwaye. Nabonye comment nyinshi cyane, yenda ubwo turabigaruka, ariko nababona umwanya bajya banyura kuri ya YouTube channel ya Bombori niho ibiganiro bitambuka, cyangwa se no kuri Radio Rumuri bakurikirane. Hari abantu benshi bagaragaje amarangamutima bavuga bati ibi ngibi twabyumvaga bivugwa gusa ariko tutari kumva umuntu wabigizemo uruhare. Impamvu rero je nagiye mbona call nyinshi, ntabwo ari ibanga nabivugira ngaha. Hari abampamagaye babaye mu gisirikare cya FPR Inkotanyi, hari abampamagaye bakikirimo, hari abampamagaye bamwe mu bayobozi bo mu Rwanda ariko bakabinyuza kure. Hari abakorana na FPR Inkotanyi mu gihugu n'imbere ariko bakaba hano hanze, bagiye banyura ku ruhande. Ntibabivuge byende ko mu kuvuga bati bya biganiro n'umucishaho urabona biriya bintu birabagamye, wagombye kureba ibindi bintu ucishaho, uri muri iki izina ryawe. Hari ababinyandikira bakambwira ngo guharabika izina ryanjye. Niba ari igihe cyo guharabika izina ryanjye rwose babyihanganire, nta kintu nabikoraho. Ntabwo ubuhamya bwa Mukotanyi nubwo ari bwo bugarutse mu matwi y'abantu. Nakoze ibiganiro byinshi, ariko iki kiganiro bigaragaye ko aricyo gitumye abantu bavugishwa cyane. Ukuri kuraryana komeza. Yego, njye nubwo bimbabaza, wigeze kumbaza uti ubundi byagenze bite. Jewe ndagira ngo nkubwize ukuri ko nakoze ibirometero n'ibirometero, ndara amajoro n'amajoro nibaza niba koko nkwiye gushyira buriya buhamya bwa Mukotanyi ahagaragara. Niba wibuka Gatebuke, hari umwe mu basirikare ba FPR Inkotanyi bashyize hamwe ubuhamya bw'ibyo bakoze, Abdul Ruzibiza. Ndamuzi kuko yaje kuza kwicwa, uko babivuga ntabwo mbizi, ntabwo nabihagazeho. Ubwo buhamya bwafunga abantu benshi amaso. Hari abandi bagiye bagira ubutwari bwo kuvuga bashaka kuba barakoze, ariko ntibabigemo deep. Natanga umuntu nawe wabivuza akabivuga kumugaragara, akabishyira ibintu kumugaragaro neza kandi mu butwari. Ari witwa Loise Ruyenzi, nawe afite ubuhamya bwinshi bwerekana ibintu kandi akabishyira ubona ko bishyize mu kuri. Hari na Dewo Mushayidi muri kiriya gitabo cya Shayira. Dewo Mushayidi sinzi niba yarabaye mu gisirikare. Ndibaza ko yabaye, niba ntibeshye yarabaye nk'umuriyetona muri FPR niba nibuka neza, ariko Ruzibiza we yari umusirikare muri FPR, yabaye n'umugaride wa Kagame. Rero yenda ntabwo niza kutantuye muri kiganiro kugira ngo yenda mvugire Mukotanyi, kuko Mukotanyi arivugira, niyo avuga mu biganiro byo mwumva afite n'uburyo avuga ati ngiye ibyo nakoze ndabisabira imbabazi, ati nta nubwo nje kugira uwo nshinjoro wese, kuko ngewe ndasaba imbabazi Abanyarwanda bumva kiriya kiganiro. Sinzi niba mukwiye gutinda ku kibazo cya identite ya Mukotanyi, kuko ngewe muri iki kiganiro ndongera guhamya 100% ko uwo mwumva muri kiriya kiganiro ni umuntu wabaye mu gisirikare, aba mu bantu bitwaga abatekinisiye. Ngira ngo ugeze kumva ijambo bakoreshaga muri FPR Inkotanyi bavuga ngo ni abantu bitwa abatekinisiye, boherezaga mu bikorwa by'ubumaneko ndetse no kujya kwica bari abantu.
hari igihe uzajya kumva baravuze bati yavuze ko ibi byabaye muri 1997 Mukotanyi abisobanura neza. Ntabwo Mukotanyi yagiye mu gisirikare cya FPR Inkotanyi muri 1994, ntabwo yari akirimo kuko yari mutoya, no mu gihe avuga ko yagiye mu gisirikare muri myaka za 1996 1997 bajya muri Kongo bajya kwica impunzi, yarataruzuye imyaka y'ubukure. Rero iby'abandi bazana bashakisha impamvu zidafatika, ndongera nibutsa abantu ko nyuma y'imyaka irenga 23 ibyo bibaye, ushobora kwibagirwa umunsi, ashobora kubaho kubusanya ibyo bibaho. Kongera kwibutsa ko n'abantu bakurikirana iki kiganiro mu gutanga ubuhamya kubera impamvu z'umutekano ubu hari amakuru, hari ibyo tuba tutagomba gushyira ahagaragara. Hari amazina y'abantu benshi bari no mu Rwanda tuyashyize ahagaragara mu gitondo, mwajya kumva mukumva wa mugani babagongesheje amakamyo cyangwa se byagenze gute. Ibyo ni gutekerezaho rero nabo bari hanze bashaka gucecekesha ubwo buhamya, bashobora kubahereza twatuzi twa munyuza. Birashoboka cyane ibyo ngibyo. Umuntu wumva ko afite uburenganzira bwo kubuza abantu gutanga ubuhamya bwabo cyangwa kujya guhakana ubwicanyi nka buriya bwakozwe kandi twese tuzi, uwo nguwo nawe ni umuntu uri dangerous cyane kuri society. Icyo nagira ngo nongere, iyo Mukotanyi ataba umusirikare, hari n'abasivile bisha abantu mu Nkotanyi, hari n'inkotanyi z'abasivile zagiye zica abantu. Ibyo ngibyo nabyo bigomba kumenyekana, ntabwo ari ukuvuga ngo n'abasirikare gusa, ngo donc umuntu agomba kuba ari umusirikare. Kandi ibyo byo kuba umusirikare donc abantu barimo gushaka muri make no gupfobya, reka tubyite gutyo, barimo gupfobya ubwo buhamya bwa Mukotanyi. Reka tugera naho muri icyo ngicyo, bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. Nibyo abantu barimo kuvuga ati ubwo buhamya wishyira ahagaragara, haba harimo abantu, umuntu n'umwe wenda wavuga uti ni umuntu warokotse ubwo bwicanyi, cyangwa n'abantu bameze gute barimo, yewe ko nagiye mbona cyangwa ari abantu n'ubundi bari muri izo nkotanyi nazo bashobora kuba barafatanyije nazo kwica bamwe, deja banaregwa ubwo bwicanyi, ku buryo ari abantu baruharwa basa nk'abashaka kwihishira. Hari abantu waba uzi wenda barokotse ubwo bwicanyi barimo kuvuga ati wiwushyira ahagaragara, biya bintu ntabwo ari credible cyangwa ni ntabwo wenda ndibuze kuvuga amazina, ariko reka nkubwire gatebuke ko kimwe n'abakurikirana kira kiganiro ko mu bashobora kuba barahuye na buriya bwicanyi, ababyumva bose baravuga bati ahubwo natubwire n'ibindi, ntabwo bakeneye ko bihagarara, ahubwo hari n'ama-email barebereza, hari amakomante y'abakora kuri za YouTube channel bakavuga bati muzatubarize n'iki ngiki. Ndaguha urugero, hari uwakoze comment tugeze ku bwicanyi bwabereye i Nyamirambo kuri hariya kuri Sun City, aravuga ati twajya tujya kunywerayo bakatubuza kujya mu byumba, ati nta nubwo batwemereraga ko dushaka kwamara igihe kirekire. Bihura n'ibya Mukotanyi, ibyo bintu ntabwo ari bishaje. Ikindi, uretse kugenda baye n'Inyamirambo, mu bintu Mukotanyi avuga hari ibyo jyewe nzi n'amaso yanjye, ntavuga ngo nahagaze wenda nabonye bica umuntu gutya, ariko bakubwira bati habaye impfu z'abantu aha n'aha, imodoka yamugonze, umuntu batoye ikiziga aha n'aha cyangwa se umurambo. Ibyo ngibyo ni ibintu twari tumenyereye cyane muri ya myaka ya 2001 2002 2003, habaye ibikorwa by'ubwicanyi by'indengakamere ko butigeze buvuga. Noneho rero hari abanyatatse bakibaza ko objectif yanjye wari kuvugira Abahutu. Ndagira ngo nibutse abantu ko yewe Rubensi mu byihanganira muri iki kiganiro ntabwo mpagarariye Abahutu, nubwo nabo umuhutu ntabwo mbarara Abahutu bose, abantu batazabyibeshyaho. Ariko uwo nabona ni mu karengane wese, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa, nzamuvuganira. Hari abatutsi benshi navuganiye, hari abahutu benshi navuganiye, marerezuma nta batwenda nashoboye kuhenda ko kuvuganira, ariko wose uri mu karengane, uretse nabo ngo muri ayo moko hano muri bihugu turi hanze, muri community gende muri Amerika, haraho navuganiye nkanaza amabara yabo. Kubona umuntu ahura n'akarengane ugaceceka ukumva ko bitakureba ni ikibazo.
rero wari ukomeje kuri iki kintu uti ese hari abantu batarokotse buriya bwicanyi baba bashaka kukwentimidatinga cyangwa se intimidation kugira ngo udakomeza kuvuga ibi biganiro. Wibuke mu kiganiro kirimo gitambuka muri iyi minsi Mukotanyi tubwira uburyo babatumye kujya kwica umucuruzi wari umucikacumu. Ntabwo muri we hamwe bwa Mukotanyi ari ukuvuga ibyakorewe abahutu gusa, ahubwo haravugwa ibyakorewe abanyarwanda, kuko mu bindi bice muzumva ko ntabwo tegeti yo kwica abantu yari kwica abahutu gusa, ahubwo n'abandi bantu batavuga rumwe na systeme yo mu Rwanda. None se Kizito ko bamwishoje ubundi yari umuhutu? Mu buhamya mwakurikiranye muri iyi minsi mwumvise ko hari umucikacumu barize barangije. Wumva ukuntu bibabaje, ibaze kuniga umuntu nijoro umuntu agapfa, barangiza abo bantu bakoranaga na Mukotanyi bakanakoza bakakubwira bati kugira ngo tumekinge sure ko nta fute ya information yabaye, uje naho bamushingura wumve niba hari abantu baba babonye mu mwica. Akakubwira ati iyo bashoboraga kumenya ko iyo information yabaye, yenda hakaba hari umuntu witwa Gatibuke waje akavuga ati nyamara twabonye abasore yenda bari bambaye gutya nibo banize uyu mucicumu cyangwa uyu muntu. Icyo gihe bagomba gukora ku buryo n'abandi bose bambaye. Ntabwo objectif yanjye ari ukurengera abahutu cyangwa se kuko abantu nabonye bari batangiye kuvuga ngo dutangiye kuzamura ingengabitekerezo genocide. Ubuzambona ingengabitekerezo genocide azashyira hari urubanza ndazandubura. Hari ubuhamya witwa James Munyandinda nawe yarinze Kagame yatanze buvuga ukuntu inkotanyi zagiye nazo zikivanga mu gukora genocide iyo ngiyo muri za sinde ebyiri mvuga yakorewe abatutsi. Abantu bicwaga ni abatutsi. Izo nkotanyi zabishe nazo zakoze ubwo bwicanyi nyine n'ubwo bwicanyi bwo muri genocide. Ibyo byose ni ibintu byerekana ko inkotanyi zirica, zigakora itsembabwoko, zigakora itsembatsemba, zikica amoko yose, ari abahutu, ari abatwa, ari abatutsi. Ikindi nagira ngo cyumvikane ngewe ntago wenda numva ari na ngombwa ko wisegura ngo ntabwo naje kwisegura no kwisobanura rwose. Abantu igitekerezo ndavuga ko niyo waba uvugira abahutu gusa kandi ari abantu bishwe ugomba kuvugwa kandi nta pfunwe ugomba kugira ry'uko wavuga umuntu urengana, niyo waba uvugira abahutu gusa cyangwa uvugira abatutsi gusa cyangwa uvugira abatwa gusa. Ntihazagire n'umuntu wibeshya na gatoya ngo yibwire ko niba umuntu avuze akavuga akarengane k'abahutu bazamucecekesha ngo kubera ko bari kuvuga ngo ari kuvugira abahutu, cyangwa se ngo umuntu uri kuvugira abatutsi bazamucecekesha ngo kuko ari kuvugira abatutsi. Izo ntuza, izo game, iyo mikino yararangiye, expired, byararangiye. Nta kongera kujya kubwira abantu ngo ntukavugira abangaba kandi barenganye. Ibyo ngibyo kuri ngewe nta pfunwe rigomba kubamo, nta no kwisegura kugomba kubamo. Akarengane Gatebuke, reka nkwibutse ko mu minsi yashize hari ibiganiro nateguye. Hari ikiganiro nari natangiye cyakorwaga na nyakwigendera Kizito Mihigo, umusanzu w'umuhanzi. Icyo gihe nagize gutya ndavuga nti dukwiye kureba uburyo dukora ibiganiro byubaka abanyarwanda tutanarebye kuri politike gusa, tukareba mu bijyanye n'ubuhanzi, uruhare ubuhanzi bwagira mu guhuza abanyarwanda. Gutumirira umuntu bita Samputu Jean Paul, gutumira umuntu witwa Masabo. Samputu Jean Paul mu bwoko bw'abatutsi yiciwe n'abahutu. Masabo Nyangezi murabizi uburyo yafunzwe ararengana. Masabo Nyangezi ndabatumira kandi n'abahanzi bapafuminze mu muziki mu buryo buzwi. Ariko niba ubyibuka neza, hari abantu bo mu itsinda byangira nkugire bisa amagambo bavuze bavuga ngo Samputu agiye kwifatanya n'abantu b'abajenosideri, babyita nde? Babyita Masabo Nyangezi. Wumvise umwuka mubi byakuruye kugeza aho byumva Horeje Baptiste akoze indirimbo nayo ikabyara ibiti. Bikwereka rero ko hari abantu bagifite urwango muri bo, ku buryo niyo hari bamwe mu batutsi bateye intambwe bakumva ko bagomba guhagarara hamwe n'abahutu, icyo gihe barabavangura bakabashyira mu kandi gatera. Iyo hari umuhutu ushobora gutera intambwe akavuga ati nyamara ibi byagombye kuvugwa kubera impamvu izi n'izi, bumva ko buri gihe bagomba guhora bacecekesha abantu kubera ko
hari abagomba kuba bafite iryo jambo ryo kuvuga. Icyo gihe rero ntekereza ko cyararangiye. Nanjye nagira ngo mbwire abantu bose bakurikiye iki kiganiro, by the way, abo bantu muri ngira nkugire no muri bariya bari gutuka Samputu, harimo bamwe bajya bandika amabaruwa barimo kuvuga ngo ne kujya kuvuga gutanga ibiganiro ahantu ntanga ibiganiro muri za institutions zitandukanye cyane cyane muri Amerika. Asanga umuntu yirandagaje ngo yararokotse jenoside, ngo ntibareke ngo gatebuke ngo ajye gupresenta, mbese ugasanga uretse ko ngewe mbyita ni exercice yo kwiheha imisozi, kubera ko muri make ntabwo ushobora kubuza umuntu cyete muri bombori ntabwo ushobora kubuza umuntu kuvuga ubuhamya bwe. Ibyo ngibyo rero nicyo nashaka kongera ngo nshimangire umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, ntihazagire na rimwe umuntu ukubwira ngo uravugira abahutu ngo noneho ceceka ngo kubera ko kuvugira abahutu gusa. Niba bararenganye bivuge kandi ubivuge uko bimeze. Urahari, ubwoko buriho, si twe twabushyizeho, si natwe twabukoresheje kugira ngo bice abantu. Ariko niba ubwoko burimo kwicwa, ubwoko burimo gukorerwa jenoside, niba ubwoko burimo gutotezwa, niba abantu barimo kuzizwa ubwoko bwabo, bigomba kuvugwa uko bimeze. Ntihazagira uzana izo za intimidation. Nawe kandi ndagushimira ko bitagukozeho. Urakoze cyane. Nibyo, ntabwo iyo intimidation abantu bazanye uyu munsi ntabwo yanantera ubwo hari abantu bagiye bandika ama message bavuga bati Rubensi ntibiguca intege. Ntabwo binca intege, ahubwo binyongerera intege. Uti gute? Binyongerera intege kuko w'itangazamakuru ndimo ndamumara mu myaka 20 maze kugiramo experience ihagije. Nabonye intimidation za zindi zirengeje, ndi n'ahantu ntashobora kuba safe. Hari wigeze kunyandikira ubutumwa mbwira ati nyamara witonde naho muri Amerika bazakugongesha ikamyo. Ntabwo bangongesheje ikamyo nabyishimira, uretse ko gwenda naba napfuye nta kintu naba nkivuga, ariko ndagira ngo umenyeshe ko ntabwo mfite mu gihe cyose naba mpagaze kuko rwose. Rero hari n'izindi mvugo bakoresha, urabizi muri community nyarwanda haba mu gihugu no hanze, iyo bazanye ibira by'ingengabitekerezo, iyo bashaka kukumvisha ko ukoze iki kiganiro ari gukora izina rye ribi, wari ufite ibi byari byiza, none kugira ngo bagutesha agaciro cyangwa se bagushyira hasi. Ibyo bintu bakoresha, hari n'ubundi buryo bakoresha. Ntabwo mbongereho, bazanamo ubushuti bagatangira noneho kurira ngo urimo kubababaza ngo kubera ko uvuze ibyo ngibyo. Niba babajwe no kuri abantu bagize akarengane, byibura wowe uriho, abantu barishwe, amafamiye yabo yarababuze, bigomba kuvugwa. Ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu yiciye izina cyangwa iki, ahubwo wowe ibyo bintu ukora birubaka Abanyarwanda. Ahubwo hari n'akantu bavuga ngo nitutitonda ngo twitondere abagome, uzasanga baradukundishije abagome n'abicanyi, noneho abatagira kivugira akaba ari bo twanga. Ibyo rero ni yantuzanirwa rwango nyine bashaka kugukururaho rwo kuvuga bati wowe wari umaze kugira izina n'iki byose ngo ceceka, nkaho iryo zina risumba ubumuntu bwawe cyangwa se ikindi kintu. Kandi izina ryawe rizakomeza rikure kubera ko ibintu uri gukora byubaka Abanyarwanda. Abo baheza nguni nibo bakeya bashobora kukubuza, bashaka no kukwentimida kukubuza ibyo ukora. Bamwe baba baranabikoze muri bafite uruhare muri ibyo bintu, rwaba direct cyangwa indirect. Ikindi Jean Claude yenda abantu bajya birengagiza, hari abantu bo mu mashyaka ntari buze kuvuga, ubona baba bashaka kwata ku muntu kubera ko bazi. Jewe umva rwose ntacyo nishinje na kimwe, byabaye mu Rwanda n'uyu munsi binkora ku mutima. Ndakumenyesha ukuri ko hari igihe kimwe nigeze kuvugana na Mukotanyi amasaha ageze ku 10, amezi arengeje 6 mbere yuko fata initiative yo kurikodinga ibi biganiro nk'irahagarara. Amasaha 10 twaravuganye, namaze icyumweru nshobora gutwara imodoka ngafata exit itari yo kubera ibyo bintu byarampamwe nanjye. Wahamuka. Nagize ikibazo ngira shoke, ndavuga nti ibi bintu nimbikira hagagara Abanyarwanda bazabyakira gute. Noneho rero iyo ufashe icyo kintu, uburemere bw'ibi bintu tuvuga dushyira hagara, binantera impungenge. Nkavuga nti
aba bantu nibo bakora aya mashyaka bakavuga ngo bararwanira abanyarwanda bakeneye kugira ngo bahindure ibintu. Uyu munsi ubutegetsi buhindutse i Kigali byagenda bite? Aba bantu bazaduha ubutabera? nta butabera bw'abantu bashaka. Hari abantu nashwanye nabo, umbabarire, hari abantu nashwanye nabo, hari n'abamvanye mu magrupe yabo ya WhatsApp, hari abo twiganye muri segonderi bamvana muri WhatsApp, nta navugaga kubera ko n'igihugu. Hari abantu bo mu itangazamakuru bamvanye mu magrupe ya WhatsApp, nabyuka nkabona bamvanyemo, nanyura nyuma nabaza umuntu aterega baravuze ngo nguri Kigali. Umva, nzaba ikigarasha, ntabwo nzakora politiki ififitse uretse kugenda ari n'umunyapolitike nkora itangazamakuru. Igihe nikigera ko najya muri politiki nzakora politiki y'umucyo. Ariko niba abantu bakora politiki bakumva ko ibintu bitagomba kuvugwa mu mazina yabo, ntabwo ntekereza ko abanyapolitiki hari icyo bazahindura. Ni nayo mpamvu iyo mubona leta y'u Rwanda ivuga iti ntabwo bifitiye abawopoza, kuko bacikamo ibice buri munsi, bacikamo ibice buri munsi, kugeza naho bamwe batangira kuvuga ngo uriya ngo akorana na Kigali. Nanjye muri no misi hari abambwiye ngo nkorana na Kigali, ngo leta ya Kigali ngo yarantumye. Hari akandi kantu bakunda kubivuga gutyo kugira ngo n'umuntu bakomeze kugucecekesha, bakoresha za tactique zose zishoboka kugira ngo bacecekeshe umuntu kuvuga ubuhamya bw'ubwicanyi bwakozwe n'inkotanyi, ugasanga aho utangiye kukwita inkotanyi ngo kuko uri kuvuga ubwicanyi bw'inkotanyi, ukavuga ati muri hano harimo ubwenge bucuramye cyane. Gusa hari ikindi nagiraga ngo nkubazeho, wavuze nyine kuri izo intimidation. Kuri njyewe numva ko n'ubutwari kutemera izo intimidation, ariko noneho ikintu kinarushijeho ni umuntu kuba ufata ubuhamya ukabushyira ahagaragara abantu bakamenya ibyabaye ku miryango yabo. None bavuze ko hari ibindi biganiro bizakurikiraho. Mukotanyi harimo ibice bingahe? Wabuze umubare w'ibice bihari ku buhamya bwa Mukotanyi? Hari n'abandi mbese haba hari n'abandi waba uteganya gukoresha ibiganiro? Kandi nanasabe n'abandi ba Mukotanyi n'abandi bose kandi batari ba Mukotanyi bagize uruhari mu kwica abanyarwanda n'ababibonye ko bashyira ahagaragara ubwo bwicanyi, cyane ababuyoboye, cyane bano ba generali, abo ba Kagame, abo ba Nyamvumba, abo ba Kabarebe, abo ba Kayonga, abo ba Dan Munyuza, abo ba Nyamwasa, abo ba Nziza, ba Ibingira, ba Muganga Mubaraki n'abandi benshi bagiye bica abanyarwanda, ko ibyo bagiye bayobora bijya ahagaragara. Kandi nabo babikoze cyane nka Mukotanyi uriya wabigiyemo ari umwana, donc ari Kadogo, n'abandi bagiye babishyirwamo ari abana. Ni ukuvuga ntabwo bari bafite, n'ibintu bitemewe mu mategeko mpuzamahanga. Ntabwo bagomba gukomeza kubohwa n'ibyo bintu abantu babashoyemo. Donc nabo mbasabe bakomeze baze batange ubwo buhamya. Aho ngaho rero nagira ngo nkubaze, uraduteganyiriza ibindi biganiro bingahe bya Mukotanyi? Haba hari n'ibindi uteganya mu minsi izaza? Nibyo. Reka yenda mbere yaho nkubwire ko wari ukomeje nyine ku intimidation, nigeze gukomoza izo nakorewe nkiri mu itangazamakuru mu Rwanda. Ngera hano nkora ibiganiro bimwe na bimwe abantu batangira kunyentimida kuko byarabaye. Yewe ndagira ngo nanakubwire ko nibuka ko nkinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho bati karaga ngo nagakotanyi, bati karaga ngo nagakotanyi, bati ntabwo twakizera rwose mbi inkotanyi kase nakubwira. Ibyo rero ndabimenyereye. Noneho mbaye interahamwe. Ibyo bintu ntabwo binca intege mu gusubiza ikibazo cyawe. Nyuma yo gushyira ahagaragara ubuhamya bwa Mukotanyi, akamaze ngo experience imwe nagize mbone kugusubiza niba hari ubundi buhamya, kuko burahari ni bwinshi burakomeza. Mukotanyi nongeye kuvugana nawe, mbibutse ko Mukotanyi ntabwo ari mu Rwanda, ariko n'ahari ntabwo dushaka kwatangaza kubera umutekano we birumvikana. Nagize experience y'uko rero ngiye natekerezaga ko ari uzaba menace cyane, akaba ariwe washakishwa, ahubwo naje gusanga menace yagomba kujya kuri Mukotanyi n'igihe yajeho. Kandi ibyo ndabyirengera rwose, ntabwo mbirogreta. Kanashimira cyane abantu kuri Radio Urumuri kuko bahagaze ku ruhande rwanjye, kubera ko ira initiative nayifashe yewe ndayibamenyesha, nta wundi muntu wigeze ayimfatira, bahagara mu cyuho.
yego hanyuma rero Mukotanyi nawe mu byo nashoboye kuvugana nawe kandi mwarabyumvise mu biganiro yaravuze ati nararuhutse. Kuruhuka kwa Mukotanyi rero nuko ntabwo no kwishima ko yakoze ibibi kuko we kubwe niyo muvugana hari amarira mano buriya nuko abantu bakurikirana rero biganiro hari igihe muri aho justement yashaka kumara iminota 5 ari marira emotion zamufashe nkamwinginga mbabarira wihangane yagize shock y'ibyo yabaye. Noneho nyuma yaho iyo mbashije kugira akanya nkaba navugana kuko ahari biragoye no kumuvugisha yarambwiye ati numva ngenda ndubuka ati no kubona ko hari abantu bashaka kumbwira ko ibyo nakoze bambabariye. Mwibuke mu buhamya bwatanzwe mu Rwanda intera hamwe zagiye zica zikicira abatutsi iyo sinye twagiye tuyibona aho abacitse ku icumu iyo bumvaga ko bashobora kuba babwirwa uburyo biciwe ababo na babandi bakoze bya bikorwa by'ubugome biciye abatutsi iyo babivuze nabo ubwabo bakubwira ko barushaho kubohoka. Rero ubutumwa cyangwa se ubuhamya bwa Mukotanyi bufite akamaro kanini cyane abantu bakumve ko ari mu rwego rwo kugira ngo dusebye Inkotanyi oya kandi no kuvuga ibyo zakoze tukabivuga twemye tutabiciye ku bandi ntabwo mbona mikosa. Kasubiza ikibazo cyawe ni no gusebya kurimo umuntu abari ko byabaye birazwi zarabikoze. Yes. Ahubwo zigomba gutangira zigasaba abanyarwanda imbabazi batera intambwe nk'iyo Mukotanyi. Yego ubuhamya rero buracyaza ubu ngubu tumaze kugera ku bice 4 hari ibindi bice bigiye kuzakurikira kuko niba ubyibuka neza twahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ibikorwa byinshi by'ubugome Mukotanyi nkuko navuganye nawe nakubwiye ko nigeze kuganira nawe amasaha 10 ngera nashoboka cyane ibyinshi byaberaga mu Rwanda kuko uribuka ko yaje kuza asa n'uvanwe mu gisirikare nubwo batakibavanamo noneho hajya mu ishuri igisirikare kirakomeza nyuma y'ishuri igisirikare kirakomeza kugeza igihe yavire mu Rwanda ntabwo icyo gihe nakivuga. Bivuga ngo rero habaye ibintu byinshi nongera gusaba ko cyane kigana kugira muzabikukira. Hari ibintu mwagiye mwumva bicira abantu mu buryo bita safe house. Ibyo bintu mwigeze mumenya uburyo bikorwa kwa kundi mujya kumva mukumva ngo hatoraguwe ikiziga cyangwa se umurambo w'umuntu ahantu ngo mu gihuru ngo umuntu ngo yasinze ngo yaguye n'ubu biracyaba n'uyu munsi biracyaba bica abantu bakajya kubajugunya ahantu muri ntuza muri za village abaturage bagasanga imirambo. Yego ibi bintu niba hari Inkotanyi zinyuba zinyihangane kuko tuzabisohora ibi ngibi Mukotanyi yabibayemo. Hari ibindi bintu mwagiye mwumva byuko ngo hari amagarina agenda gaterwa rimwe na rimwe bakanavuga ngo nabantu ngo bakayumba Nyamwasa ngo nabacengezi biriya bintu ibyinshi byagendaga bikorwa no mu butegetsi bakohereza bari abana bakagutegera imodoka zagera hano mu bice bya za Shyorongi imodoka igaturika batabacengezi abaturage bagatangira bakarasa abantu bose bakabica. Nizere ko noneho muri ubwo buhamya harimo n'ukuntu Inkotanyi zagiye kwica abatutsi Mudende ngira ngo niba nibuka neza bakabyitirira ibyo dufite n'ibyo Mukotanyi yabayemo nzi neza ko tuzabishyira ahagaragara ntabwo bafite bwo kubishyira ahagaragara kuko ibyinshi birahojitswe deja. Ikindi rwose maze no kubona abantu benshi bandi bambwira bati natwe twifuza kuzagira icyo tuvuga. Hari abagifite ubwoba akakubwira ati izina ryanjye sinarivuga byose n'irya Mukotanyi ntabwo twarivuze. Hari abakubwira bati ijwi ryanjye muzarihindure ibyo nta kibazo tekinoloji ageze irashoboka byose abantu bazavuga ko twabikinyemo bombori ibyo birabareba ariko nzi neza ko ikiri bombori gifite ukwacyo kimera n'ikiri ubuhamya gifite ukwacyo kimera. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko nishimiye no kubona n'abantu babacikacumu bambwira bati twamenye ko hari abacu bo mu bwoko bw'abatutsi baguye mu bico byateguwe n'Inkotanyi bakicwa n'abantu bo muri FPR Inkotanyi ariko bagakomeza kutubuza no kugira ngo batwemerere amakuru yuko abacu bishwe. Abo ngabo nabo bari kuza kumuka. Ahubwo reka mfate nayo okazi ngaye noneho n'abantu abacikacumu bemewe na FPR ngewe niko mvuga kuko abanyarwanda benshi n'abacikacumu abacikacumu bemewe na FPR bazi ukuntu amafamiye yabo yishwe bagakomeza kubihishira cyangwa se bakabiceceka ntibabishyira ahagaragara kubera gushaka guhishira Mukotanyi
izo nkotanyi nyine n'ubwicanyi bwazo, abo ngabo nabo mbagaye. Erega ibyabaye mu Rwanda, hari ibiganiro twigeze gukorana nkakubwira nti hari igihe bajyaga batubwira ngo inkotanyi zifite amayeri y'ibihumbi, bamwe bakaza bakanatubwira bati bakoresheje rimwe basigaje gukoresha yandi, tukagira ubwo urebye muri 1994 bagifata igihugu aho buri wese yumvaga bafitiye icyizere, akumva ko ibintu bizagenda mu, ariko nyuma yaho byagiye biba nukuri, uretse abantu bashobora kuba yenda bari impumyi, ariko ibyabaga buri wese byagomba kumwereka ko mu by'ukuri hari ikintu kimeze nk'uko nta rukundo rw'igihugu bari bafite. Rero wibuke abantu bari kujya mu gisirikare cy'igikotanyi bakubiswa amafuni, batarebye kuri umututsi cyangwa uri iki, kubera ko bavuye mu Rwanda bakubiswa amafuni. Abantu mwabaye ku rugamba aho ngaho, muze muduhubu buhamya. Hari abantu batumirwa mu manama, nakubwiye abo jewe ngiye kujya mu gisirikare ngira Imana, ubwo buhamya ndabwibuka, nakubwiye igikamyo cyaragusize, cyarasize n'uyu munsi kuba ndiho no kwikamyo yasize rwose, n'ubu ngubu ntinya rwose kujya kwikamyo yenda imyaka yanjye inakuze. nago paramira Abantu bagiye barukuka ubwicanyi nka buriya, ni muzi muduhubwo buhamya, tuzarinda umutekano wanyu bishoboka, ndabyumva ko kwenda abantu bacyafite ugwamuka n'ubwoba, ariko dukeneye ayo makuru ajya hagaragara. Ubundi Claude ubyibuke, ubuhamya nk'ubu ngubu bwabaye mu bikorwa by'ubwicanyi bw'indengakamere mu yandi majenoside cyangwa se ubundi bwicanyi bwagiye usanga bifata nk'imyaka 40, 50, 60 n'ijana, ukabona aribwo abantu batangiye kuvuga. Uyu munsi tekinoloji yarabyoroheje rwose, ushobora kurikodinga amajwi yawe ukayatwoherereza tukazayacisha. Ariko nkongera gusaba abantu, kuko mfite amakuru y'uko hari n'abo ubutegetsi bw'ikigali bushobora gukoresha kugira ngo baze batange fote mu nyanja. Ibyo ntimukibaze ko tutabizi, tuzajya ducishaho ibyo tuzi ko bifite fagite kandi twizeye ko ababivuze bavugisha ukuri. Ibyo nibyo. Ntihazagire uwibeshya ko kuza gutanga testimony ibeshya cyangwa ihimbye wenda bizaca ku ma platform. Hari ikintu nagira ngo mbwire abakurikiye iki kiganiro, ndibaza ko nawe ariko bimeze, ubwo wenda urabikonfirma. Iyo tugiye gufata ubuhamya, haba ari njyewe cyangwa se nkeka ko nawe uko ubufata mu biganiro ukora, ntago hano ari kuri barriere, ntago tureba ikarita za identite, nta nubwo tubaza ubwoko. Dufata ubuhamya, ufite ubuhamya arabutanga. Nagira ngo ngaruke kuri cya kindi wavugaga kare, nicyo navugaga ko niba umuntu aje kuguha ubuhamya akubwira ko ubwoko bwe bwishwe kubera ko ari abatutsi, ubufata gutyo. Niba aje kuguha ubuhamya kubera ko ubwoko bwe bwishwe ari abahutu, ubufata gutyo. Niba aje kukubwira ko bishwe kubera ko ubwoko bwabo ari abatwa, ubufata gutyo. Niba ubwoko bwabo kubwiye atabukubwira nabwo nta kibazo, twebwe dufata ubuhamya bw'abantu. Umuntu asumba kuba ubwoko burimo, cyane cyane noneho akanasumba n'igihugu, ntuzi ubwene igihugu dufite, kuba umuntu bisumba kuba umunyarwanda. Ibyo rwose. Ibyo ngibyo rero twebwe dufata umuntu, iyo umuntu atanze ubuhamya dufata ubuhamya bw'umuntu, ku buryo abo bose bafite ubuhamya batekereza gutanga babukugezaho, nawe nyine ukabikora ku buryo utabashyira mu bibazo. Nanjye niko mbigenza. Ahasigaye ubundi abanyarwanda bakibohora mu mitima yabo, ari abakorewe ubwo bwicanyi ari n'ababukoze bakibohora, cyane cyane abo ngabo bagiye baba nk'abakadogo cyane cyane, kuko ngewe mbona ko ari abantu bagiye babishyirwamo ku ngufu, utafata umukadogo ngo umuhe responsibility nk'iz'umujenerali. Hari umuntu umwe wanyandikiye email, hari ibyo abantu babona kuri YouTube channel iyo ikiganiro cyasohotse, ariko hari n'abanyandikira inbox ambwira we uburyo hari umuvandimwe we nawe wari uri muri kiriya gisirikare yakigiyemo agikunze, kuko buriya muri 1994 yenda nayo nkiri mutoya, ariko kujya mu gisirikare hari impamvu za bitera. Hari crise y'imirimo, hari ikibazo cy'uko abantu nta bundi buryo. Hari n'abagiyemo kubw'imbaraga, hari abagiyemo ko bagikunda nabyo byabayeho, hari abagiyemo kugira ngo barengere ababo, hari abagiyemo batazi ibyo bagiyemo.
noneho rero hari uwanyandikiye ubutumwa arambwira ati yewe hari umwe mu bavandimwe banjye yagiyemo igisirikare agikunze agiyemo bamushyira muri ya timu y'abantu bagomba kujya kwica ati yaje kuza kugaruka yarahindutse ati ku buryo amajoro yose yarahahamukaga abasirikare bakajya kumuvuza noneho baza kuza kugeraho babona biranze kugeza ubwo baje kumupangira nawe baramwica reka nkwibutse Gatebuke uyu munsi abantu bumva ubuhamya bwa Mukotanyi birengagiza ko iyo ateshapa ngo ave mu gihugu uyu munsi yagombye kuba yarapfuye nibyo nabo bakoresha mu bwicanyi nabo barabica yes nabo barabica kandi hapfuye benshi ahubwo hari filime yasohotse mu Gifaransa hashize imyaka n'umuntu watashye azi ko bamwiciye famiye ye yishwe hamwe ahageze mukuru we amubwira ko bishwe n'inkotanyi nuko haza kuvamo filime hari harimo abantu bavugaga ukuntu batwikaga imirambo y'abantu igabiro bahungabanyijwe n'ibyo twikwa ry'imirambo nabo barabicaga kubera ko bavugaga bati abo bantu amagambo nako ihungabana bafite uburwayi byabateye n'iki byose ko ari ikibazo mbese gikomeye nabo bakabica donc hari abantu benshi bagiye bakora ubwo bwicanyi nabo bagiye bicwa abantu baba DMI abantu bo muri ntuza bashinzwe ibyo byo kwica hari n'ubundi buhamya bwa Emile Gafirita nawe wari ugiye gutanga ubuhamya mu Bufaransa kwiraswa ry'indege Emile Gafirita nawe yavuze ukuntu FPR yari ifite cleaning group aho bafashe cyangwa ahantu bari bakazana noneho groupe iza cleaning no gusukura ikaza ikica abantu bari aho ngaho gusa uwo nawe ni umuntu wari mu nkotanyi nawe yarishwe yaburiye muri Kenya agiye kujya gutanga ubuhamya none ubu ngubu hashize menya ari imyaka 5 ngo nta rengero ibyo byose ni ubuhamya busanzwe buhari mu minsi yashize nakoranye ikiganiro na Madame Ingabire mubaza aramutse afashe ubutegetsi cyangwa se agize umwanya wo kuba hari ijambo yavuga mu gihugu icyo yakora ku byabaye mu Rwanda avuga ati igihugu cy'u Rwanda gikwiye icyuhagiro iryo jambo icyuhagiro sinzi n'abantu bari nemeranya nawe cyane ndagira ngo nkubwire ko iyo uvuze ngo habayeho abahutu bisha abatutsi ibyo turabizi interahamwe zo zaranabyigambaga ariko ufashe uburyo abatutsi bo muri iriya mitwe buriya mutwe wa FPR inkotanyi bo bicaga bo babikoze mu buryo sinavuga ngo n'ubwenge niba ari ubugome sizo kunabivuga mu buhanga bakoresheje ubuhanga bitwikira ijoro ari bishahisha bakabikora babihishe nkaho iyo mirambo cyangwa abo bantu babuze nabo bitazagaragara ko babuze nibyo ngibyo niyo difference hagati y'interahamwe n'inkotanyi nta nterahamwe nta nkotanyi difference nuko bamwe biciraga ku mugaragaro abandi bakica babihishe difference nuko hari noneho abagishaka gutwumvisha ko ubwo bwicanyi butabaye kubera ko babukoze bihishe ndagira ngo nanibutsa abantu ko iyo tuvuze inkotanyi abantu akenshi bahita bumva mu bwoko bw'abatutsi reka mbibutse ko mu nkotanyi harimo abahutu yewe nzi abantu barwanye mu gisirikare cya FPR inkotanyi ahubwo muzanyica kuko uwabifite ni byinshi iyo bwanye mutanze abantu bakwiruka uwo muntu yari inshuti yanjye yambwiye ukuntu bige yari reka mbivuge uko biri ntabwo amaboko nta kintu ntwara kuko icyo waba uri cyo cyose ntacyo bingiye yari umuhutu w'umunyagisenyi ufite igikuriro kirekire w'Ijeya noneho baza kuza kumupanga kujya kwica ariko ntabwo yari azi aho bagomba kujya kwica yagiye mu gitero cyagiye kwica abantu barimo babyara be jya muri operation abo bantu hariya za Gisenyi nashaka kuvuga bagiye kwica kwa kundi mu gitondo kare nka saa 9 saa 10 mu rukerera mu kugenda no kurasa no kugera gute yashidutse asanga arimo yica abantu muri family hari n'ahantu tuba twicaye uri kuganira n'abantu noneho abantu barimo kuvuga nyine ibyo babayemo ahantu bari barimo kwirukanka bamenamo amasasu inkotanyi zimenamo amasasu noneho wenda n'undi wicaye aho ngaho akavuga ati nanjye nari ndimo muri aba ngabo bari barimo kubirukankana ibyo ngibyo bibaho gusa icyo uvuze nicyo mu nkotanyi harimo abahutu no mu nterahamwe harimo abatutsi
ahubwo mushefu mukuru w'interahamwe yari umututsi. Nibyo nkubwira ko iyo abantu bavuze interahamwe abantu bahita bumva abahutu, iyo abantu bavuze inkotanyi abantu no mu nkotanyi harimo n'abatwa mebe kandi batayidatifiye ngo bavuga ko ari abatwa. Rero iyo Ingabire avuze ati igihugu cy'u Rwanda gikwiye icyuhagiro, hari umugani w'ikinyarwanda ko nkuvuze abantu baranyitwaraho, ntabwo nshaka kuvugira muri iki kiganiro. Abanyarwanda twakorewe amabi, tugomba kwicara tugaca bugufi tukareba imbere hacu hazaza rwose. Nanabwira rwose n'uyu munsi abantu batibaza ko dufata ubuhamya bw'inkotanyi, niba waranabaye interahamwe uzatinyuke uze uhagarare utubwire. Gusa ubuhamya yenda bw'interahamwe bwo yenda twagiye tugomba muri za gacaca, njye nagiye muri gacaca inshuro nyinshi, hari abagiye babyemera, hari ababivugaga rwose ati igihe byagenze yewe. Reka nanakwibutse ko njye nigeze gufungwa muri gereza, hari uwavugaga ati yewe ati twarabishe, ariko ntabwo twari tuzi ibyo ari byo. Dukeneye abantu baze batubwire. Abantu bakeneye kubohoka, abantu bakeneye kumenya abantu babo uko bishwe, abantu bakeneye kumenya ababo aho baringiye. Wenda no mu gusubiza ikibazo cyawe, yenda tugana ku musozo w'ikiganiro, reka nkubwire ko no mu biganiro Mukotanyi azaduha bizakurikira, azatubwira ahantu hagiye hicirwa abatutsi, ari ibyobo byarunzwemo abatutsi muri jenoside. Nyuma yaho inkotanyi zazica abantu bakaza bakagerekaho abahutu, noneho bamara kugereka abahutu bajya gutaburura muri no myaka kwa kunjya kumva ngo habonetse imirambo imbiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, babimenya ko nibajya gutabura basangamo abahutu bose n'iki bikagaragara, bakavuga bati muzi n'ibindi icyo cyo mu kihoreze. Hari aho noneho bahise bubaka sante kugira ngo baba abahutu baba abatutsi ntimuzamenya abanyu uko cyangwa bakahubaka amashuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo nzingewe n'abantu muri famiye ubu ngubu babujijwe gushyingura ababo mu cyubahiro, kubera ko ahantu imirambo amagufa yabo ari havanze n'ayo magufa nyine yabishwe n'inkotanyi. Donc inkotanyi ntabwo zishaka izo za evidence ko zijya ahagaragara. Ariko kugira ngo dusoze nagira ngo nongere ngushimire kuba utanga bino biganiro byubaka abanyarwanda, kandi nabwire abashaka kugucecekesha no gucecekesha abandi batanga buhamya ko ibyo ngibyo iyo ndirimbo yararangiye ntago bizashoboka. Turashimira Daeri na technology ituma ari ibintu byoroha ko bitaba ngombwa ko umuntu afata urugendo ngo ajye muri Afrika za Australia, i Burayi n'ahandi hose kugira ngo abigereho. Ko nibyo dushobora iyo tubishoboye turahura, ariko iyo tutabishoboye tubikorera aho turi. Ubwo rero nyine ndagushimira kuba ukoresha ibyo bikoresho kandi ukora ibikorwa byubaka. Nagira ngo ugire icyo uvuga mu gusezera bakuri iki kiganiro, kandi ibindi biganiro bizaza nabyo twizere ko bazakomeza kubikurikira kuri iki kiganiro. Claude, wakoze cyane k'uyu mwanya wampaye ndetse no gusobanura byinshi bijyanye n'ikiganiro cya Mukotanyi, ubuhamya bwa Mukotanyi. Ndongera kwibutsa abantu ko ibi biganiro ntabwo ari ibifitiranwa. Mu bitandukanye na bombori, ikiganiro musanzwe mubona muzi neza ko ni ikinamico, iyi ntabwo ari ikinamico. Batekereza ko mugomba kubitesha agaciro, mu byo mwatekereza ibyo byose tuzakomeza kubikora, ntabwo bizaduca intege. On s'en fout. Tuzakomeza. Njyewe rero icyo nisabira ni abantu babaye involved muri ibi bikorwa. Ushobora kuba warabaye mu Gikotanyi, ushobora kuba warabaye mu Nterahamwe, ushobora kuba hari n'ibindi bitagenda tutazi, tutajya tuvuga, birashoboka ntabwo mbizi. Aba bantu ni muze muduhe ubuhamya. Reka nanabwira abantu, ntabwo mvuga ababaye involved gusa muri ibi bikorwa byo kwica cyangwa ubugizi bwa nabi. Tubwire n'abakomerekejwe n'ibi bikorwa ko nabo bashobora kuza bakaduha ubuhamya. Ntabwo ko wenda ari bombori gusa. Gatebuke nawe ufite channel yawe, abantu mushobora kutwandikira kuri email, mushobora kubona kuri iki kiganiro. Hari iyanjye ya bombori, hari n'iyawe ya Gatebuke, wayibutsa abakurikirana iki kiganiro. dutinyuke@gmail.com, kandi tuzanabicishaho muri information bazabibona. Yego. So rero banyarwanda, banyarwandakazi,
hari uwaje ubundi numvise avuga ngo ntabwo twabonye kujya tuvuga ngo abanyarwandakazi ariko tuvuga kuko turibo ntawe urabitwambura keretse nawe babitwambura ariko rwose muze uyu ni wo mwanya muri 1994 ntabwo nigeraga ntekereza ko hari ahantu umuntu azicara ngo avugire ibyo yabonye n'amaso uyu munsi nakubwiye ko byamfashe igihe kirekire kugira ngo buriya buhamya bwa Mukotanyi mbashe kubushyira ahagaragara no ari n'igihe twagezeho rwose ntabwo ariko ibi bintu byawe ndagira nkubwire ko nanjye ubwanjye ndaboka nkavuga nti yibuze nagira contribution mu kuvuga ibyaba ntabwo ari uruhare rwa Rubensi ntabwo ari uruhare rwa Gatebuke ni uruhare rwa buri uwo ari we wese kandi kuvura no kwivura ibikomere biratureba ushobora kumva ko ibi bitamureba ntabwo namushyiramo ikiziriko ariko biratureba nongera no gushimira cyane wa mugani nk'uko wabivuze mu Mukotanyi kuba yaremeye kuduha ubuhamya n'abandi muhawe ikaze ndagushimiye cyane kuri ibyo biganiro byubaka abanyarwanda ibyo biganiro byomora ibikomere abanyarwanda bafite ibiganiro bizana ukuri kose ahagaragara kubera ko ngewe nk'uko mbyemera icyo cyuhagiro ni ngombwa ariko u Rwanda ntabwo ruzigera rugira iterambere nyarwo rudafite amahoro ntabwo ruzigera rugira amahoro rudafite ubutabera nicyo kintu cya mbere kugira ngo rero ubutabera bugerweho hagomba ukuri ubutabera amahoro amajyambere nuko nguko ndagushimira akoze cyane abakurikiye iki kiganiro abafite ku manywa mwirirwe abafite nimugoroba muramuke naho ubutaha mwakoze cyane